Yo, what's up Kigali, what's up Rwanda, nizere ko meze neza rero aho muri hose mwe mukomeje gukurikira Ella TV Rwanda. Nkuko mubona rero ni Davis D aho tubazaniye amakuru. Abantu benshi bagiye bayabona ahantu henshi yagiye atandukanye, ariko none uyu munsi kubera ukuntu aya makuru ashyushye ntago ndi jyenyine, ndi kumwe nande. Ni Brian John. Aya makuru wowe aya makuru wayumvise ute? Bana ngewe inkuru yanciye umugongo n'ubundi kumva narwaye isereri man. Iyi nkuru rero ngiye ndi kubona, reka tubanze abafana bacu twumvisho uturiko duteya two kuntu byagenze, hanyuma duhita dutangira twumvire code twumva ukuntu bimeze. Tambebe amakuru Mr. neza cyane kabisa. Amakuru y'iminsi Ni meza cyane. Bisanzwe urabizi no? I know. Hanyuma John Brian, irijwi nk'umuntu uri muri entertainment yimaze igihe, ijwi yumvise ari nk'iryande? Irijwi ni ry'umusuperstar, amwe mu bantu bari kuzamuka cyane muri iyi minsi mu Rwanda. Ni umuhanzi uzwi cyane w'icyamamare wakoze indirimbo nyinshi nzizwi kandi zikunzwe, ni Davis D. Uyu musore ariko azwiho no kuririmba ibintu by'ibishegu n'iki yabishezemo cyane, ariko uyu munsi banza yicariye ishiga rishyushye. Urumva rero yatangiye hano ubwira umuntu besheri bimeze gute n'inkundo n'ibiki. Reka rero dukomeze twumvire kodi, hanyuma abakunzi bacu batwihanganitse bagenda dufata pause twanarize ese ibintu yavuze bimeze gute, ese yabitekerejeho, ese bapfaga iki, ese nk'abantu bakuru muri make. Gusa ikintu kimbabaje ni kimwe, ni uburyo abakobwa barimo bahemukirwa. Oya wijye ku ruhande se ugahemukirwa. Yamuhemukiye. Twebwe turaba star dukora izina ryacu, urumva nk'ibintu uyu mukobwa yavugaga koko nta bwenge afite. Ariko uriya mutipe arashaka ko nyamwanga iyo byavuye. Oya nta kwanga iyo byavuye, kuko naho byavuye haza n'abandi babifite. Hasi umutipe ni muzima man. Urumva? Oya reka tubyumve, hanyuma uraza kumva. Nzi ko actinga neza. Nasa ndi gukina filime. Oya reka duhere aho byatangiriye neza wumve. Yes, baby. Ni sawa cyane baby. Amakuru Mr. neza cyane kabisa. Amakuru y'iminsi Ni meza cyane. Bisanzwe urabizi no? I know. Hazi bimeze gute? Ameze neza cyane. Wese umeze ute? Nanjye ndaho ategereje aho wagiriye mu kazi ngo uzamugisha. Baby, you know baby, I miss you, you know that. Really? Yeah, you know that baby. Baby buryo urarenze pe, uzi ko actinga neza. Nzi ko actinga neza. Nasa ndi gukina filime. Cyabe narenze aho. Oya. Mu acteur mwiza pe. No. Good. Biratangaje kubona umuntu ujya mu kazi ukagaruka ukamvugisha ari uko uvuye muri karantine. Oya nakubwiye, ariko narabikubwiye baby. Subize se. Hanyuma John Brian, uri kumva hano bari kuvugana abashiri shushu baby, bimeze neza biraryoshye, ariko umukobwa atangiye kumushotora ngo wamvugisha ngo uvuye muri karantine ngo ngwe. Ntabwo ari ukumushotora, nawe uri umukobwa wabimubaza. Ubwo se n'umukunzi nyabaki. None ko umuntu ari mu kazi, abebeye ko ari mu kazi. Ku buryo muri byumweru bitavugana na be wawe wazagera ku kibuga cy'indege aho ubonye na network nziza, wenda reka nemere ko da ubundi buryo ushobora kwiyitwaza ngo bwanze. Ariko numfata na airtime wahamagara sheri wamaze utimeze bite. Oya umuntu uri mu kazi ava mu kazi ananiwe, ariko wowe urabona kwinjira muri ya Ferrari byonyine wunamye uhaguruka direct avuga ngo usimbuka wowe ubona bidakaze. Ariko aramubwiye be sheri nari ngukumbuye, ariko ubwenge buke burushya ibirenge. Uyu mutipe agiye kwicuza ararira nk'uruhinja. Oya reka twiyumvire, reka nge numvisha abafana banje uko ibintu bimeze. Ngiye kudownloadinga akantu bita Botim. Call ya WhatsApp hariya ntabwo igishobora gukora. Sibyo? Kandi ibyo bintu nawe bikubwiye kuri message. Ahubwo oya nanone ikindi kintu, umukobwa arambwiye ngo downloadinga akantu kitwa Botin, nimba ari Botin, urumva gatuma communication igenda neza, ntiyabikora. Ubwo urajya kurenganya umusore wanjye kubera iki? Ariko wabwirwa n'icyo umukobwa w'akazi yarahugiyemo kari gutuma ndatabona n'uwo mwanya kujya ku recording ibintu nk'ibyo. Nabo ku downloading ibintu nk'ibyo.
umukobwa ufite ipeso ryiwe ntabwo wamuzana ahubwo bujajwa. Uyu mutipe ni ibintu by'inzitwazo man. We ntabwo ari inzitwazo avuye kandi iyo abafana mwe mwumve neza mutega amatwi. Ngo kuri WhatsApp isanzwe ya message. Nako muravugana video call mukavugana. Oya. Byari ibintu bya kera. Ariko ubu ngubu hakora akantu bita botim. Umpamagaye kuri WhatsApp nyine ni kwa kundi. Buretse gato ni kwa kundi nakwitabaga bigacikagurika. Fine, none reka bicike. Voice note kunyandikira WhatsApp birakunda gute tutavuganaga? Wari uri bize bigezaho? Narakwandikiye kuri WhatsApp ariko nari busy. Wanyandikiye umbwira ngo ni downloading, okay? Urumva umukobwa ukuntu arimo amubwira ati please wari gukoresha uburyo bwose bushoboka. Oya reka nkubwire John hari akantu utari kubona Brian Davis Dibwe yigeze gupostinga ifoto urumva ari kwandika ngo amisinze someone kandi urumva baracitaga kuri WhatsApp kandi Davis yarameze nk'umuntu uri gucata so kubera iki umukobwa atabaye agaciro ahubwo ku mugani we yari abipanze uburyo yari buze kuza kumuraburiza. Reka da wabwirwa n'isi umuntu yari amisinze uwari ni uyu mukobwa ni Aisha sheri we. Reka sheri wase kwa sababu gani urabona amisinze someone ni shushu bewe Reka Davis uyoberwe gagezeho. Reka twiyumvire abafana bumve wowe byandumva ntabizi. Ariko nigeze umbwira ngo benda gukeneye va tuganire cyangwa umeze ute ha none se akazi nari ndi reka nkubaze akazi nari ndi muzi uburemere bwako. Really ntago mbizi. Uzi struggle nawe nazo uzi ibintu nakoze nta struggle nahuye nazo cyane ntago ngiye nigeze mpora n'ikibazo cy'amafaranga ariko uranyumvira ukuntu umukobwa byonyine Davis nagasuzuguro nkakameze nk'akimbwa zo marasiribateri ngo akazi nandi muzi uburemere bwako kugira ngo umuntu agwereze ibikoresho ati genda ujye muri karakazi. Oya reka nkubwire uyu mukobwa arafilima arashutinga areditinga no umushoferi n'utwara indege za Dubai kugira ngo amenye uburyo akazi kawe kameze hanyuma iyo umuntu ari mu kazi ntago umwubahira akazi ukamuha n'umwanya we. Uyu mukobwa ashora imari niwe muntu wicaye ku kigega cy'amafaranga. Kwicara ku mafaranga David nawe maramubwira ati nta kibazo cy'amafaranga nagize ariko akazabamo imbogamizi nese ugeze nk'ahantu ku ndege uzi kuri 100 bagahita bakwishyuza 500 abakobwa bameze nk'Aisha murambabaje. Oya ngereka niyumvire ko urana ko batangiye gutongana kandi ngiye buri shushu beza atangiye none. Reka ni ikibazo uzi kugira ngo ushorere umuntu inoti zawe uzimurundeho. Oya reka twumve izo noti amushorera. Ese Davis bashorera n'umwana abe mu nzu nziza wishyura n'uruhinja batamika atanya kwibyimbya ngo. Oya reka twumvisha abafana bacu ntago Davis ari uruhinja bafata uzi views 1M zirarenga reka twiyumvire ahubwo wowe. Ikibazo cy'akazi cyabaye ikintu cya danje koko Davis urakeka ko byari nabizi amafaranga ntago nigeze mpora n'ikibazo nayo ahubwo igihe cyo nahuye nacyo cy'ikibazo ngiye nabaye busy kubera akazi kenshi. Urabeshya uri kubyumva neza koko nta kibazo cy'amafaranga wagize ahubwo avuga ngo wagize ikibazo cy'ibyo wari urimo wibagirwa ko hari uwo wasize. Hanyuma uyu mukobwa aya mazimwe afite igihe ikibazo cy'ibyo nta nubwo amushimiye ati sheri rwose wakoresheje imodoka nziza ndabyizi byarakugoye nukuza appointing avuga ati ndabizi ibyo wari urimo. Regis ndagusabye umbabarire wiyoroshye kuri iyo ngingo. Oya ntabwo wahereza sheri wawe tike ngo nagenda ajye hana hajye kuruhuka ngo nanirwe kumenya makuru y'ibyo arimo gukora ntabwo umukobwa arengereye. Kuki se amenye ibibi gusa ibyiza kuki atabimenye nta kiza yakoze ariko ntabwo ari uko mu byo nta namubaje nimba ari gift yamuzaniye batangira amubwira ati ibintu byose gutya na gutya wumvaga ko byatangiye byoroshye kumuryoshye kugira ngo nahera kubitera mu cyico biri guhindura isura kandi bizi guterwa n'uyu mukobwa. Oya ntabwo reka twumve winjira akamaro binarenze icyo usurakene ko amakuru yose nayafite bebe naragusize ariko nari nzi ko ndi bugaruka igihe ibyumweru iminsi 14 n'iminsi iri mike cyane urumva yaramubwira ati njye naragusize nembizi ko nzagaruka iminsi 14 none umukobwa abonye yashyizemo umukobwa mwiza muri video w'ikizungereza ahubwo ngiye mfite amatsiko yo kureba uyu mukobwa harya Aisha nshaka kureba imiterere n'isura kuko nta cyizere yifitiye.
imiterere Aisha niyo ushatse gushidikanyaho Aisha ariko umukobwa muri video arabonye umwarabu ariko reka mubwize ukuri burya ifaranga rikubise haroroha Aisha nubwo yabasana twa dusimba harya basura mu pariki afite oya nanone asana marayika hafi uturanye na Bikira Mariya oya nanone ntabwo yakwiye kubwira Davis ngarabizi ibyo yari arimo mu kazi hanyuma oya reka abafana ariko baze guca urubanza hano twumve insanga ndi bizibiti byose mbabyifite so ugiye kumwe ngo none se nyenkoresha abahungu nde ngeze nkubwira abahungu ese nta mukobwa wa mbere none se video zose maze gukora ntago zabaga zirimo abakobwa kuki utigeze uvuga urakeka se ndinjije ibigezaho nyine kuki se nabivuze nuko nzi ibyo wari urimo nawe bitekereza ibyo byumva neza umukobwa yarakurikiranye aravuga ati ndabizi ko usanga ukorana n'abakobwa ariko muri gukorana uyu munsi ibona none se hagati aho ngaho nimba babaye kandi afite n'ikofi umukobwa afite ikofi nk'uko uri kubivuga iyo nawe atega indege bakajyana ariko ubwo ngo byaterwa n'izi nshingano yari afite hano mu Rwanda none se yafashe respect y'inshingano z'akazigumamo neza akareka kujya gushinga arashinga n'amatwi n'amaso muri Dubai ariko uravuga icyo ngicyo wirengagije umwanya umuntu aba afite oya banza wumvisubiza hano bamusubiza nibwo uri byumve neza narindimo noneho mbwira ibyo narindimo noneho bikubwira sirabiro nese ndi umwana uri kuragira nyine ntabwo uri umwana bimenye urabizi ko ibyo wakoraga ibyo narindimo uri mama urindi mbega gasuzuguro nibyo ntago ari nyina ariko naha agaciro byibuza ahe respect umwanya uwo mukobwa muha ahe respect inota mushora nakubwiye ngo yababaye yari gufata indege nawe akamushogoshera akamukurikira inyuma nawe akagera mukurura nka kiriya kibaga yagendaga kurura uzi ibintu byabaye ku giceri cyatumiwe mu ijoro n'izindi nyoni oya tureke kuvuga iby'ibiceri ariko uyu mukobwa afite ntago mbizi ubwenge afite mu Aisha samahani dadangu ntago ari nyina oya reka niyumvira hano ufite ishingiro Aisha oya reka twiyumvira hano twumvisha abafana bacu utavuga gutyo uri umubyeyi uri igiki bundi utangiye kumbwira ngo ibyo bintu byawe Davis njye Aisha ndi igiki kuri wowe utansembura Aisha reka ibyo bintu byihorere ushatse wagenda gake nyine ibyo bintu bireke sibyo Davis ibyo bintu bireke sibyo Davis aka kanya ubonye ko nta kintu ndi cyo kuri wowe ibyo bintu byihorere ese ushaka ngo details zose